Reka mbasuhuze kandi mbaye n'ikaze bakunzi ba My Daughter aho muri hose nizere ko mumeze neza kandi nizere ko Nyagasani akomeje kubafasha mu buryo bwose bushoboka. Ibintu bikomeje kugenda bizamba hagati ya Isabella ndetse na Nkuranga ndetse n'uriya mubyeyi wa Nkuranga mu buryo bukomeye cyane. Bakomeje kugenda bibaza aho umuti w'ikibazo bafitanye ushobora kuva, ariko byakomeje kugenda bigorana kugeza ubwo Isabella bakomeje kugenda bamuhata ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, ariko agasa nk'ubiburira igisubizo. Aho muri hose nizere ko mumeze neza kandi nizere ko Nyagasani akomeje kubafasha mu buryo bwose bushoboka. Ibuka gukora subscribe aho hasi dukomeze twubake uyu muryango mugari wa Mr. Ridos. Tugenda tureberaho byinshi bikomeje kugenda bigaruka kuri iyi filime ya My Daughter. Hagati aho ngaho ariko mu gihe ba Isabella bagiye kurwaza Hunter mu bitaro, twabonye yuko rero Isabella yagerageje mu buryo bwo kwica Hunter mu buryo bukomeye cyane, amwicira mu bitaro. Byose turabigarukaho mu buryo burambuye ndetse turabigarukaho mu buryo bugiye butandukanye. Si ibyo byonyine, kubera yuko turaza no kwerekeza kwa Vumiliya, tumenye byinshi bikomeje kugenda bihavugirwa mu buryo bukomeye cyane. Tumenye uburyo Vumiliya akomeje kugenda abwirwa amagambo na Michelle ndetse na mama we mu buryo bukomeye cyane, mu buryo bugiye butandukanye. Aho muri hose nizera yuko mumeze neza kandi nizera ko Nyagasani akomeje kubafasha mu buryo bwose bushoboka. Ibuka gukora subscribe hasi dukomeze twubake umuryango mugari wa Mr. Ridos. Tugenda tureberaho byinshi bikomeje kugenda bigarukaho hirya no hino mu gihugu ndetse no ku isi muri rusange, by'umwihariko kuri filime ya My Daughter. Ahangaha twabonye yuko igihe Nkuranga yabazaga Isabella ukuri, cyangwa se igihe yamubwiraga ngo amubwize ukuri kuriya mwana aho yaba yaraturutse, twabonye yuko rero uriya mwana ari we wakomeje kugenda ateza ariya makimbirane mu buryo bukomeye cyane ndetse no mu buryo bugiye butandukanye. Ahangaha rero Nkuranga byakomeje kugenda bimwanga mu nda, we arashaka kumenya ukuri kwa nyako ko aho guherereye ndetse n'ikibyihishe inyuma mu buryo bukomeye cyane. Ariko Isabella ameze nk'uwamubereye ibamba kuba yamubwira amakuru yose ndetse n'uburyo bimeze. Turagenda tubigarukaho mu buryo burambuye. Aho muri hose nizere ko mumeze neza. Ibuka gukora subscribe hasi dukomeze twubake uyu muryango mugari wa Mr. Ridos. Tugenda turebera hamwe byinshi biba bikomeje kugenda bigarukwaho mu buryo bukomeye cyane ndetse no mu buryo bugiye butandukanye. Ahangaha twabonye yuko igihe Michelle yajyaga kwa Vumiliya, Vumiliya yabanje kwibaza cyangwa se yabanje gutekereza uburyo Michelle yaba abibutse, ndetse abanza no kumubaza uwaba wamurangiye aho baba bari, kubera yuko turazi yuko Michelle ndetse na mama we babasohoye mu nzu igitaraganya ndetse bajya no gukodesha mu cyaro cyangwa se hanze bari bari. Aho muri hose rero nizera yuko dukomeje kubana neza 5/5, tumenye byinshi kuri Vumiliya, kuri Michelle ndetse tunamenye byinshi kuri Isabella, Nkuranga, Hunter ndetse n'abari ababyeyi babo bombi mu buryo bukomeye cyane. Turebe byinshi, tumenye uburyo Nkuranga ashobora kuba yakumvikana na Isabella cyangwa se na mama we mu buryo bukomeye cyane ndetse no mu buryo bugiye butandukanye. Ahangaha twabonye yuko Nkuranga ndetse na Isabella ndetse na mama wa Nkuranga igihe bari kumwe, Nkuranga yakomeje akomeza kugenda avuga urwikekwe cyangwa se akomeza kugenda avuga uburyo abona ibintu mu buryo bugiye butandukanye, ariko byibura cyangwa se by'umwihariko agenda anasabira uriya mama we, amubwira yuko Isabella nawe ashobora kuba hari ikintu ashobora kuba yabwirwa cyangwa se umuntu atashobora guhita amubwira nabi mu buryo bukomeye cyane. Ibyo ngibyo impamvu yabivuze, Isabella twabonye yuko yavuze ko Vumiliya yari amaze icyumweru mu nzu batabizi ndetse we na Hunter. Byose rero mama wabo yagiye ahita abikomozaho mu buryo bugiye butandukanye ndetse no mu buryo bukomeye cyane. Aho muri hose nizere ko mumeze neza kandi nizere ko Nyagasani akomeje kubafasha mu buryo bwose bushoboka. Ibuka gukora subscribe hasi dukomeze twubake uyu muryango mugari wa Mr. Ridos.
tugenda turebera hamwe byinshi biba bikomeje kugenda bigarukaho kuri iyi filime ya My Daughter. Aha ngaha twabonye yuko nanone igihe Vumiliya bamubwiraga amakuru ya Hanti uburyo yagiye kurongora umuzungu ajya hanze, Vumiliya yanze kubyemera ndetse anavuga yuko ukuri azi cyangwa se uburyo azi Hanta ibyo ngibyo atabikora, ndetse biba ngombwa yuko na mama wa Vumiliya biba ngombwa yuko bimurakaza, ndetse nawe ubwe akaba ashobora kuba hari ikintu yavuga mu buryo bukomeye cyane ndetse no mu buryo bugiye butandukanye. Aho muri hose nizere ko mumeze neza kandi nizere ko Nyagasani akomeje kubafasha mu buryo bwose bushoboka. Ibuka gukora subscribe hasi dukomeze twubake uyu muryango mugari wa My Daughter cyangwa se wa Mr Didos. Tuba dukomeje kugenda turebera hamwe byinshi biba bikomeje kugenda bigaruka hirya no hino kuri iyi filime ya My Daughter mu buryo bukomeye cyane ndetse no mu buryo bugiye butandukanye. Ni byinshi tugenda tugarukaho kuri iyi filime ya My Daughter, tugenda turebera hamwe mu buryo budasanzwe ndetse no mu buryo bugiye butandukanye. Aho muri hose nizere ko mumeze neza kandi nizere ko Nyagasani akomeje kubafasha mu buryo bwose bushoboka. Ni Mr Didos, ibuka gukora subscribe hasi dukomeze twubake umuryango mugari wa Mr Didos. Ndabakunda cyane, ciao ciao.